Ni saa 11 za mu gitondo. Mayiva rero na mama we baba bari mu modoka, baba bazindutse cyane rwose mu buryo bugaragara kuko baba bari kwimuka bava mu mujyi umwe bajya mu wundi. Mayiva rwose batishimye habe na gatoya, naho rero mama we aba ari kugenda yiririmbira ati niba ukunda ubuzima bwiza ni ngombwa gukora maze ukabutegura kubera ko ahazaza hawe uhategura uyu munsi. Ahita rero abaza Mayiva ati iyo ndirimbo urayibuka? Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Naho Mayiva ati ariko se mama, nk'ubu koko kubera iki uhora unyimura umvana ahantu hamwe unjyana ahandi? Uyu munsi nkora inshuti ejo nkaba ndazisize, ubwo buzima koko urumva nzabuvamo? Ndabirambiwe rwose, ndibaza impamvu utansiganye na papa wanjye. Naho rero mama wa Mayiva ati mwana wanjye rwose ihangane, urabona nyine ni impamvu z'akazi, ariko nta kundi kuntu nari kubigenza, twagombaga kugenda. Nanjye ibi bintu rwose sinabihisemo, nta nubwo kandi ari uko nabyifuzaga. Naho Mayiva ati ahubwo wagira ngo ngewe nta kintu mba nkubwiye, uzi ko utajya unyumva kubera ko utansiganye na papa, ko kandi papa ari umubyeyi mwiza yabasha kunyitaho uko bishoboka kose. Mama we rero atangira kurakara nyine kubera ukuntu uyu mwana aba ari kumutesha umutwe. Naho Mayiva ati tugende nyine, ngaho twara imodoka ubundi tugende, gusa rwose ntabwo hari ahantu tugiye nahashakaga habe na gato. Bagera rero kwa mukuru wa mama wa Mayiva kuko nyine ni naho baba baje, maze mama Mayiva agatangira nyine gukura ibintu mu mavarize aba afite. Aba yicaye ku buriri ari kubipanga neza, maze akababwiye Mayiva ati ariko se sheri wavuye kuko muri iyo telefone maze ukaza ukamfasha? Naho Mayiva ati ahubwo ngewe rwose ndisonzeye. Mama we ati nyine ihangane ngwino tubanze dupangure bino bintu kubera ko tante wawe ari gutegura nyine ibyo kurya. Mayiva rero ahita abaza mama we ati ariko se mama, njye ndifuza kumenya rwose impamvu tuje hano, na n'ubu sindayumva kubera iki tuvuye hariya twari dutuye. Naho mama we ati nyine impamvu tuhavuye ni uko nabonye akazi hano. Mayiva ati none se hari aho ntiwari ufite akazi? Undi ati nari ngafite ariko nyine nta cyanzirikiragayo. Iyo ubonye akazi nyine kaguhemba amafaranga menshi kurusha kandi byanze bikunze rwose kandi uragasiga maze ukajya kuri ako gashyashya. Mayiva ati cyangwa impamvu wahavuye ni ukubera papa? Gusa njye simbyumva, niba waradivorushije na papa, njyewe ko nta muntu n'umwe twadivorushije muri mwebwe, kubera iki mbirengeramo, kubera iki mbirenganiramo? Sinzi impamvu rwose munzana muri ibi bintu byanyu mukabinkiramo nkabirenganiramo kandi nta ruhare nabigizemo. Njyewe rwose ndashaka kwigumanira na papa, ndumva nshaka kwisubirira kubana na papa. Naho rero mama we ati Mayiva ndakwinginze rwose reka kunsakurisha, ndinaniriwe bihagije, windisha umutwe rero. Ku rundi ruhande rero hari Natali, ni umukobwa nawe rwose ubana na papa we, gusa nyine uyu muryango ni umuryango mwiza cyane. Natali na papa we barumvikana cyane, dore ko nyine mama wa Natali yitabye Imana asigarana na papa we, ariko papa we nyine ni umupapa mwiza rwose, ni nkaho akora inshingano za bose neza. Aba ari mu masaha y'igitondo rero ari gutegura amafunguro ya mu gitondo. Amara gutegura maze akabona Natali ntabwo ari kumanuka mu cyumba, ajya kumva rero akumva Natali ari kuririmba. Nawe rero ahita afata ikirushe akagihindura nka mikoro, maze agahita ajya mu cyumba cya Natali nawe ari kugenda aririmba. Yagerayo rwose agahita amufasha bakaririmba, maze basoza iyo ndirimbo Natali agahita abaza papa we ati none se papa wateguye iki cya mu gitondo? Naho rero papa we ati naguteguriye bya bindi ukunda, ahubwo nyine gira vuba itegura udakerererwa maze uhite unsanga muri salo. Mbere y'uko rero papa wa Natali ava muri kino cyumba, yitegereza neza ifoto y'uwari mama wa Natali, maze agahita amubwira ati tumeze neza nubwo tugukumbuye tutakubona, irungu ni ryose yego, ariko tumeze neza rwose nta kibazo, turishimye. Umunsi wakurikiye rero mu masaha ya mu gitondo, mama wa Mayiva arabyuka maze akitegura. Naho rero mukuru aramubaza ati none se ugiye ku kazi? Mama wa Mayiva ati oya, ngiye kuba ntembera ahubwo karitsiye maze ndebe ko nabona n'ishuri rya Mayiva, naho rero akazi ko nzakajya hejo. Mukuru rero ahita amubwira
ati ariko hano muri karitsiye hafi hari ahantu rwose hari ikigo cyiza, icyo ntazi ni uko yenda bashobora kwemera umwana mu gihembwe hagati, ariko rwose ntacyo waba uhombye uramutse ugiye nyine ugafata amakuru ukumva uko bimeze. Uyu mukobwa rero ahita abwira mama wa Mayeva ati gusa nyine ntabwo ushobora kumva ukuntu mbabaye ku bintu byose byakubayeho, kubera ko ni nk'aho njye nabigizemo uruhare, ahari ntaza kuguhuza n'uriya mugabo ubu rwose ntabwo uba ufite ibibazo ufite kano kanya. Naho mama wa Mayeva ati hoya wikwirenganya rwose, kubera yuko bigitangira byari bimeze neza cyane kandi nari nishimye, nuko byaje guhinduka maze agatangira kujya nkubita akajya amfata nabi cyane, ariko rwose mbere byagendaga neza. Kandi ikindi nanone iyo se ataba ari nawe uduhuza wagira ngo ibigomba kuba hari ikintu cyabibuza, n'ubundi buriya twari guhura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa nyine ibi bintu rwose byambayeho ntugire ngo biroroshye habe na gatoya, kuko Mayeva we byaramuhungabanije cyane, ntabwo rwose agitekanye, uba ubona kandi atishimye. Naho rero mukuru we ati birumvikana rwose ntabwo byoroshye, ariko nanone umugabo waguhondaguraga gutyo yari no kuzakwica, nta mpamvu rwose y'uko mwagombaga kugumana. Kuba waratandukanye nawe ni umwanzuro mwiza wafashe, nubwo nyine byanze bikunze hatabura abo bibangamira cyangwa se ubirenganiramo. Muri iki gitondo rero kandi papa wa Nathalie aba ari kumujyana ku ishuri, maze bari mu modoka Nathalie agahita amubwira ati ese papa uribuka yuko ku wa mbere hari inama y'ababyeyi? Naho papa ati cyane rwose ngomba kuzaba nyirimo. Nathalie ati none se ntuzajya mu bukwe ku wa gatandatu? Papa ati yego nzabujyamo rwose, ariko humura nzagaruka kandi n'inama yawe nyijyemo, humura ntabwo rwose nayiburamo. Nathalie rero abaza papa we ati ariko se ubu papa ujya uruhuka? Ko mba mbona ukora ibintu byinshi kandi icyarimwe, gusa nyine ibintu byose ukora ubikora neza, unyitaho ukita ku kazi, ibintu byose byo mu rugo ukabyitaho, mbese ujya untangaza ni ukuri. Ariko ubundi papa ubu se wowe mupapa wa mbere mwiza ku isi? Naho rero papa wa Nathalie ati ahubwo se mwana wanjye wowe si wowe mwana mwiza ku isi, uri umukobwa mwiza rwose kandi nshima Imana kuba ngufite. Naho rero Nathalie ahita amubwira ati mba nifuza ko mama yakabaye ahari maze akareba ukuntu nyine uri papa mwiza. Papa ati yego rwose mwana wanjye nanjye nakabyifuje, ariko nyine nubwo adahari nta kibazo tumeze neza, kandi nanone inshingano zose ngomba kuzikora, humura ndahari ku bwawe ntuzagire ikibazo na kimwe ugira. Inama y'ababyeyi nzajya nyijyamo, buri kintu cyose ukeneye nzajya ngikora, humura rwose nzakwitaho kandi bishoboka byose, ntabwo rwose uzigera umbura kandi unkeneye. Naho Nathalie ati warakoze papa, kandi ni ukuri ndakomeza kugushimira kandi ndagukunda cyane. Naho rero papa wa Nathalie ntabwo rwose aba ari umupapa ukuze, aba ari umupapa nyine ukiri muto cyane, ku buryo ndetse utanamuzi wamureba ukagira ngo aracyari umusore. Mu masaha rero y'ijoro aba ari kumwe na Nathalie nyine mbere y'uko Nathalie aryama, maze akamubaza ati noneho se mukobwa wanjye uyu munsi turasoma iki? Naho Nathalie ati turasoma nyine bya bitabo nyine by'ibisimba, cyangwa se dusome nyine igitabo cya Harry Potter. Naho rero papa we ati ariko se mwana wanjye ujye ukunda ibintu biteye ubwoba? Naho rero Nathalie ati yego nibyo nkunda rwose, nkunda amafilime ateye ubwoba, ibintu by'ibitabo by'inkuru ziteye ubwoba. Naho papa ati none se ko atari byiza yuko wajya ujya kuryama umaze kureba filime ziteye ubwoba cyangwa gusoma inkuru ziteye ubwoba? Ndifuza ko noneho dusoma nyine akantu koroheje, akantu nyine gatuje. Nathalie ati none se papa urashaka ko dusoma iki? Naho rero papa we ati ndifuza ko twakwisomera nka Bibiliya, ukambwira nyine nk'ahantu twasoma. Naho rero Nathalie ati ndumva nyine twasoma nka ha hantu cya gifi cy'imirayona, cyangwa se ba bantu babashyira mu rwobo rw'intare. Papa waramwumva ati ariko se mwana wanjye sinakubwiye kandi ko tutagomba gusoma ibintu biteye ubwoba muri iri joro, ahubwo nyine ndifuza yuko twasoma nko mu itangiriro, maze tugasoma ukuntu nyine Imana yaremye ibizima n'ibindi bintu. Naho rero Nathalie ahita amubwira ati nta kibazo papa uko ubishaka rwose.
naho papa we ahita amubwira ati ngaho rero fata bibiliya yawe maze ube ari wowe uhasoma kandi uraza kubikunda ndabizi. Natali rero atangira gusoma maze rwose agasoma umwanya munini bikarangira anasinziriye, papa we aramworosa maze nawe akajya kuryama. Naho rero mama wa Mayeva arataha maze akamubwira ko yamuboneye ishuri rero aba yabonye ni naryo rwose Natali aba yigaho. Mayeva rero abwira mama we ati ntacyo bimbwiye rwose kujya ku ishuri kuko n'ubundi se ko ntazahaguma, ubu ndahiga iminsi mikeya ndongeye ndimutse, ndananiwe rwose ibi bintu ndumva bindemereye ndabihaze. Naho mama we ati humura, niyo rwose byaba ngombwa yuko twimuka ariko ntabwo wahindura ishuri, ntugire ikibazo, genda rwose ukore izindi nshuti kandi utekane. Naho Mayeva ati mama nta zindi nshuti nkeneye, n'ubundi ni ukuzikora uyu munsi ejo nkazisiga, ntabwo nabivamo, ubu noneho rwose ngiye kuzajya mbaho njyenyine, nta nshuti n'imwe nshaka. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'umugoroba, Natali na papa we baba bari mu gikoni, papa we ari guteka, naho Natali ari kujya ahanagura amagi ayashyira mu kantu neza ayakuraho imyanda. Papa we ahita amubaza ati none se Natali, umunsi wagenze ute? Ishuri byagenze neza? Natali ati byagenze neza, gusa nyine haje umunyeshuri mushyashya, numvise bavuga nyine ngo yimukiye hano muri uyu mujyi we na mama we. Naho rero papa we ati ubwo se koko ntibizamugora ko mwegereje ama exame, ubwo azabasha kuyatsinda? Naho Natali tumva simbizi ariko ntibinandeba kubera ko rwose ntabwo nigeze mukunda, sinigeze mwishimira habe na gato. Papa we rero ahita areka ibyo yari arimo maze agahita abaza Natali ati mwana wanjye none se byagenze bite ko atari uko nguko usanzwe, habaye iki? Naho Natali ati nyine papa urumva ati Sandra nyine wa mushuti wanjye yabwiye nyine uwo mwana mushya wari uje ngo namuhereze ibitabo bye byari biri hafi aho ngaho, noneho uyu mwana nyine wo kubimuhereza ahita abijugunya hasi, kandi nyine Sandra yarabimusabye n'ikinyabupfura cyinshi, yaramusabye nyine n'ikinyabupfura, ntabwo rwose yaranamusabye amutegeka, ariko nyine uwo mwana ni umwana mubi afite umujinya n'amahane, nahise nanamwanga rwose, nabonye ngewe ntifuza no kuzongera kumenya amakuru ye. Papa wa Natali rero ahita amubwira ati ariko mwana wanjye buriya ushobora gusanga rwose iyo aramutse nabi, bibaho nyine ko umuntu atabyuka neza. Naho Natali ati ariko nyine ibintu yakoze ni ubwempori, nta kinyabupfura rwose yerekanye habe na gitoya. Naho papa ati none se ntabwo wanamuha amahirwe ya kabiri, nyamara rwose wamubabarira ukamuha amahirwe ya kabiri? Natali ati ariko n'ubundi ngewe ntabwo rwose nshaka kuba inshuti nawe. Naho papa we ati ariko mwana wanjye niyo mutaba inshuti ariko ntabwo mugomba kuba abanzi, urabizi nyine ko twavuganye yuko kurakara bitagomba rwose kurangwa muri iyi nzu yacu, ni umuco tutagomba kwemera habe na gatoya, ubwo rero rwose ntabwo nyine ukwiye gukomeza kumurakarira. Natali ahita abwira papa we ati yego papa, ntabwo rwose ndi bukomeze kumurakarira. Papa ati ngaho rero seka, dore rwose wari utangiye no kwijima mu maso. Natali rero ahita nyine atangira guseka maze bakigumira mu kazi baba barimo. Naho rero kwa Mayeva ho baba bari ku meza bari gufata amafunguro, maze mama Mayeva akamubaza ati none se umunsi wa mbere ku ishuri byagenze gute? Mayeva ati byagenze neza. Mama ati nyine mbwira detaye, mbwira uko byagenze. Mayeva ati ariko se sindi kukubwira ko byagenze neza, nta kidasanzwe nyine ni ibisanzwe biba ku ishuri, ni nabyo byabaye uyu munsi. Naho rero mama ahita amubwira ati hanyuma rero kubera ko nyine uje mu gihembwe hagati, uzarebe nyine nk'umunyeshuri w'umuhanga cyane, hanyuma nyine umugire inshuti yawe ajya agufasha kugira ngo nawe uzabone amanota menshi. Ndabizi neza nyine n'ubusanzwe usanzwe uri umuhanga, hagize umuntu ugufasha rwose wahita ujya ku murongo vuba vuba. Naho rero Mayeva ahita atekereza ko umukobwa uba uwa mbere mu ishuri ari Natali, kandi nyamara bakaba bagiranye ikibazo ku munsi wa mbere bagihura. Mayeva rero udashaka rwose no kuzongera kugira inshuti ukundi, ahita yihagurukira ku meza ati mama urakoze rwose kuri izo nama nziza ungiriye, ariko ndumva mpise mbura peti.
ahita anigendera atyo nyine, mama we agahaguruka amukurikira, ariko Mayeva ahita ajya mu cyumba nyine yanivumbuye. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo, nabwo mama Mayeva na Mayeva babyuka agiye kumuherekeza ngo ajye ku ishuri. Babanza guca muri supermarket. Rero hari supermarket yari iri muri quartier bacagamo, bakaba babanza kugurira utuntu abana bari bufatire ku ishuri. Bari gusohoka bava muri iyo supermarket rero bahita bahura na Nathalie ndetse na papa we. Naho rero mama Mayeva akibona nyine uniforme ahita abaza Mayeva ati none se uyu si mugenzi wawe mwigana mu ishuri? Naho rero Mayeva ati hoya, ntabwo rwose muzi, aba ari kumwirengagiza nyine. Naho Nathalie nyine ahita aca bugufi maze agasuhuza mama Mayeva ndetse na papa Nathalie agasuhuza mama Mayeva. Naho Mayeva rwose aba yihuse yigiriye mu modoka. Bageze mu modoka rero mama Mayeva ahita amubwira ati ariko Mayeva, kuki uri umwana mubi koko? Kubera iki wirengagije undi mwana kandi mwigana? Naho Mayeva ati none se wagira ngo mbahobere? Mama we ati hoya, ariko wagombaga kumusuhuza kuko murigana kandi ni ikinyabupfura. Naho rero Mayeva ati mbabarira rwose, njyewe uwo mwanya ntawo mba mfite, niba ntabasuhuje se hari icyo babaye? Naho rero mama we ahita amubwira ati ariko wa mwana we, sinjya nibaza ni ukuri ukuntu nyine uri umwana mubi, sinjya numva utekereza nk'amagambo uba uri kunsubiza. Aramujyana rero maze nyine akamugeza ku ishuri. Gusa nyine uyu mwana byo aba ari umufungamutwe, aba ari umwana nyine ufite amahane, ubona nyine utamenya ngo akunda iki cyangwa yanga iki, aba ahorana imishiha, ntabwo aba ajya aseka habe n'umunsi n'umwe. Ku mugoroba rero batashye, Mayeva aragenda agahita yicara mu cyumba cye maze agatangira kurira. Mama we rero we aba ari muri salo. Mayeva afata telefone maze agahita ahamagara papa we ati papa, ndakwinginze mbabarira rwose uze untware, hano ndaharambiwe, ndashaka kubana nawe, ndabishaka rwose, ndakwinginze mbabarira maze uze untware. Papa ati uretse gatoya ndaza kongera nguhamagare. Agikupa telefone rero mama wa Mayeva ahita yinjira mu cyumba aramubaza ati uri guhamagara papa wawe? Urashaka ko agutwara? Ntakubeshye maze no kurambirwa rwose imyitwarire yawe. Niba rero ushaka gusanga papa wawe nta kibazo rwose, ndaje ngo ngupakingire maze umusange, genda ubane nawe hanyuma ujye kubana na mukaso. Naho rero Mayeva ati ariko mama ntukabeshye, urabeshyera papa, papa se afite undi mugore? Naho rero mama we ati ntabwo aramushaka, ariko bagiye gushakana kandi vuba cyane rwose, kubera yuko yamaze no kumwambika impeta. Naho rero Mayeva ati hoya, papa wanjye ntabwo ibyo bintu yabikora, ntabwo rwose yakora ibyo bintu bimubeshyera. Kubera iki umubeshyera? Naho rero mama Mayeva ati hoya, nta kibazo, ntabwo tuburana, sinaguhaye uburenganzira se? Nta kibazo rwose, aza gutware, ndakujyana kuri gare maze muhure ugende umusange. Mayeva rero noneho ajya yarira, ararira akenda gupfa kubera ko ntabwo aba abyumva ibyo bintu mama we avuze. Naho rero mama we arigendera nyine ati nta kibazo, reka njye kugufungira varize. Naho Mayeva arongera nyine papa we akamuhamagara. Mayeva ahita amubaza ati mbwira papa, koko ibyo mama yambwiye nibyo koko ugiye gushaka undi mugore? Nizere ko rwose utabikora. Naho papa we ati rero hari ibintu byinshi rwose dukwiye kuganira, hari ibintu byinshi ngomba kuvugana nawe. Mayeva ati hoya, banza umbwire, nibyo koko ugiye gushaka undi mugore? Naho papa we ati cyane. Mayeva ahita akupa telefone kubera ko ntabwo aba agishaka rwose kuvugana na papa we, gusa nyine agahinda gahita kamwica. Mama Mayeva rero we ahita agenda akishyira muri salo maze agakomeza kurira kubera ko nawe agahinda nyine kaba kamwishe. Mayeva ava mu cyumba cye nawe nyine aba ababaye cyane, maze akaza agenda akuba ibirenge agasanga mama we, araza agahita amwicara iruhande ati mama, ndakwinginze rwose umbabarire, mbabarira, ntabwo mba nifuza kukubabaza, none se niyo mpamvu twavuye hariya twabaga maze tukaza hano? Nibyo ngibyo wari uhunze? Mama we ati rero Mayeva, uracyari umwana, ibibazo byanjye na papa wawe ntabwo rwose wabimenya kandi ntukifuze no kubyinjiramo, gusa nyine ibyo nakubwiye nuko bimeze.
papa wawe nyine yatangiye ubundi buzima bushya kandi nyine nta kibazo kuko n'ubundi njyewe namaze gutandukana nawe. Naho rero Mayeva ahita abwira mama we ati none se mama wambabarira rwose ukareka kundakarira. Naho mama we ati ntabwo nakurakarira mwana wanjye, urabizi ko rwose ntakurakarira kuko ibyo ukora byose n'ubwana bibigukoresha. Mayeva ati noneho niba utandakariye wongera undirimbire ka karirimbo wajyaga undirimbira maze ngasinzira neza. Mama we rero ahita atangira kumuririmbira maze akamuryamisha ku bibero bye. Mayeva rero ahita aceceka maze agakomeza nyine akumva ako karirimbo mama we aba ari kumuririmbira agahita anasinzira. Umunsi wakurikiye rero Mayeva azinduka mu gitondo yitegura aba ari guhamagara mama we ati mama gira vuba unjyane ku ishuri kubera ko ngiye gukererwa kandi uyu munsi turatangira examen. Naho mama we ati umbabarire ni ukuri nakererewe nanjye. Baragenda rero maze bagera mu nzira imodoka ikabimupfiriyeho, ava mu modoka ari kureba ikibazo yagize akabwira Mayeva ati rero ntabwo wategereza ahubwo wowe uhagaze hariya uba uteze nyine taxi voiture ubundi ikugeze ku ishuri, nuyibona uyihagarike ndetse nza mvugane n'umushoferi nanamwishyure. Agihagaze rero hahita haza Natali ndetse na papa we. Papa wa Natali rero ahita abaza Natali ati none se uriya si mushuti wawe? Natali ati hoya ntabwo ari mushuti wanjye, gusa nyine ni wa mwana twigana. Naho papa we ati ariko se neza neza kumubabarira byarakunaniye ko mba numva nyine umuntu anamuvuga ukagira ngo ntabwo ushaka kubyumva, none se kubona nyine ahagaze ku muhanda wagira ngo n'ubundi ateze imodoka hari ikibazo tumujyanye ku ishuri. Natali ati nta kibazo rwose papa, niba ntacyo bigutwaye nanjye ntacyo bintwaye. Bahagarika imodoka rero nyine bari kubwira Mayeva bati none se twagutwara ku ishuri. Naho rero mama wa Mayeva abona Mayeva ahagaze iruhande rw'imodoka ubwoba bukamwica akagira ngo nyine ateze lift, ahita agenda yiruka cyane maze agahita amufata ati Mayeva uri mu biki? Akireba mu modoka ahita abona ko nyine ari wa mwana bigana ndetse na papa we ati mumbabarire nari ngize ngo nyine Mayeva ari gutega lift y'imodoka abonye. Ati imodoka yacu yagize ikibazo yapfiriye ku muhanda, nari mubwiye rero ngo nategeye taxi voiture maze nze nyishyure. Naho rero papa wa Natali ati natwe nyine twari tumubonye ahagaze ku muhanda kandi dutekereza ko nyine ikizami kigiye gutangira, niyo mpamvu nari mubwiye ngo aze tumutware kugira ngo atangirire rimwe ibizami n'abandi. Mama rero Mayeva ati murakoze cyane, ahita yiruka akajya mu modoka ye akazana telefone agafotora plaque maze agahita anafotoramo imbere nyine afotora papa Natali. Amara kubafotora rero ati murakoze cyane, buriya neza ko bitarakira ndaza kubwira ku kigo maze bamuhe bisi imutahane hamwe n'abandi. Ku mugoroba rero Natali na papa we baba bicaye muri salo maze papa wa Natali akamubaza ati none se ibizami byagenze neza? Nawe Natali ati cyane rwose. Papa we ati none se wa mushuti wawe nawe yabitsinze? Natali ati uravuga ndetse? Naho rero papa we ati ndavuga nyine Mayeva. Naho rero Natali ati ariko papa sinakubwiye ko atari inshuti yanjye, ntabwo ari inshuti yanjye rwose habe na gato. Papa ati ariko nizere ko nibura atari n'umwanzi wawe. Natali ati oya ntabwo rwose mwanga, ariko nyine nta nubwo ari inshuti yanjye. Ku rundi ruhande rero Mayeva na mama we nabo baba bari mu gikoni, mama we ari guteka atangira kumubaza rero amakuru yo ku ishuri ati none se ikizami wakibonye ute? Mayeva ati nyine biraho nyine. Naho rero mama we ati hanyuma se Natali we bimeze biti? Naho rero Mayeva ati simbizi rega, se wagira ngo ibya Natali biba bindeba, mba mureba nyine yicaye hariya imbere nta kindi. Mama ati none se ni umwana mwiza mu ishuri nyine yitwara neza? Mayeva ati numvise bavuga yuko ari gukora abo uwa mbere imyaka yose. Mama ati none se kubera bitamwegera ngo maze mu b'inshuti ko yazajya anagufasha mu kwiga? Naho rero Mayeva ati none se ni itegeko mama, ndabitegetswe kuba inshuti nawe? Mama ati oya ntabwo bitegetswe, ariko ni ukuri ugomba kugira inshuti, nibura se hari izindi inshuti ufite ku ishuri? Mayeva ati ntazo mfite, ariko nta n'izo nkeneye, nta nshuti rwose nkeneye muri kino gihe. Ahita anahaguruka rero akigendera.
Muri weekend rero mama Mayeva aba agiye ku kazi, asohora imodoka akayishyira inyuma y'igipangu maze agasubira gufunga igipangu nyine kuko ari we uba wifungurira ndetse akanifungira. Mu kuva gufunga rero ahita ahura na papa wa Nathalie ari muri siporo. Papa wa Nathalie ahita amubaza ati none se uri gukora iki hano? Naho rero mama Mayeva ati hano nyine niho tuba. Papa wa Nathalie ati biratangaje, uzi yuko hanyuramo inzu enye gusa ugahita ugera ku nzu yacu? Ni ukuvuga ko duturanye nubwo tutari tuziranye. Mama Mayeva ati nanjye rwose ndumiwe. Ati none se Mayeva ameze ate? Naho rero mama Mayeva ati ameze neza. Mama Mayeva arahita amubaza ati naho se Nathalie we ameze ati? Papa wa Nathalie ati ameze neza gusa nyine iyo ari samedi araryama maze akageza saa sita. Ati ubu rwose aracyari mu buriri. Mama Mayeva rero ahita amubwira ati numvise nyine Mayeva ambwira yuko Nathalie ari umuhanga cyane ari nawe uba uwa mbere mu ishuri. Hanyuma rero nifuzaga ko niba byashoboka bafatanya kwiga, ahari kubera ko Mayeva aribwo akimukira kuri kino kigo byamufasha rwose abonye umuntu umufasha maze nawe akabasha gutsinda ibizami neza. Naho papa wa Nathalie ati nta kibazo rwose, ndaza kuganiriza Nathalie nabyemera ndaza kumuzana nta kibazo maze aze bigane. Mama rero Mayeva ati urakoze cyane. Ati none se mwampa nimero yanyu? Papa Nathalie ati ntabwo nazanye telefone ariko reka nkubwire nimero maze uzandike. Nta kibazo nunanyandikira message ndaguhamagara ntugire ikibazo. Basezeranaho rero maze nyine bakifurizanya umunsi mwiza. Papa rero wa Nathalie arataha avuye muri siporo maze yagera mu rugo agaca iruhande rw'icyumba cya Nathalie, ahita yumva Nathalie ari kuririramo imbere. Arinjira rero agasanga umwana yarize yahogoye afashe ifoto ya mama we yayihobereye. Naho rero papa we ahita amufata maze akamuryamisha mu gituza cye ati mwana wanjye kubera icyo uri kurira? Naho Nathalie ati papa nkumbuye rwose mama cyane, ndamukumbuye. Naho papa Nathalie ati nanjye nuko ndamukumbuye ariko nanone ahari ni heza kandi nanone ujye wibuka ko mpari, ndahari ku bwawe, humura rwose ndagushyigikiye, turi kumwe, ntukababare rero kuko ndahari. Nathalie ati ndabizi ariko rwose ndamukumbuye cyane. Papa wa Nathalie rero ahita ajya gutegura amafunguro maze yasoza agategura ameza. Ahamagara rero Nathalie ngo aze nyine bafate amafunguro kubera ko Nathalie aba akiri mutoya nyine ntabwo aba ari umwana rwose wabasha gutegura nyine amafunguro yose. Bajya ku meza rero maze papa wa Nathalie agahita amubwira ati uribuka wa mwana nyine twahaye lift mu minsi yashize? Naho rero Nathalie ati yego ndamwibuka. Papa we atuzi yuko nahuye na mama we hano muri karitsiye, uzi ko se duturanye? Naho rero Nathalie aratungurwa ati batuye muri iyi karitsiye se? Papa ati cyane. Naho rero papa wa Nathalie ati rero nyine mama we yansabye yuko wamufashiriza uriya mwana maze rwose nawe akazagira amanota meza. Naho rero Nathalie ati hoya rwose papa ntabyo nakwemera, ntabwo rwose mbishaka kubera ko uriya mwana agira imico mibi cyane, rero ntabwo mba nshaka ikintu kimpuza nawe, nta nubwo duhuza nyine ntitwiyumvanamo, yaba ari we ntanyiyumvamo ariko nanjye simwiyumvamo. Naho rero papa we ati nyamara rwose mwana wanjye wagerageza kubera yuko ndabizi ko wabishobora, ikindi kandi ushobora no gusanga mu buzima nyine hari icyo uzaba umufashije, none se nk'ubwo umufashije maze nawe akaba umunyeshuri nyine w'icyitegererezo mu kigo, urumva koko utabukoze akantu kandi keza. Ikindi kandi ushobora no gusanga yarahuye n'ibibazo byinshi maze rero kugenda umwegera bikaba bishobora no kumufasha guca muri ibyo bibazo byose. Nathalie rero abanza gukomeza kubyanga ariko yageraho akabwira papa we ati gusa nyine nabonye mama we yitonda kandi rwose agira umutima mwiza, ubwo rero ndabyumva ashobora no kuba yabigusabye nyine abigusabanye umutima mwiza, nzabikora kubera mama we. Naho rwose Mayeva we ntabwo nabimukorera, ni uko mama we gusa ari umwana mwiza niyo mpamvu nzabikora. Naho papa we aturakoze cyane mukobwa wanjye, nari mbizi ko rwose ibi bintu uri bubishobore kandi ndabizi uzabikora neza.
Natali rero aritegura maze papa we yaba agiye ku kazi agahita amujyana akamugeza iwabo wa Mayeva. Aba akihamugeza rero agasanga tante wa Mayeva niwe uhari, aza rero kubafungurira maze agahita ababwira ati mama Mayeva yari yambwiye ko muri buze, ndakeka uyu ari Natali. Naho rero papa we ati cyane rwose niwe. Tante rero wa Mayeva arabasuhuza maze nyine akababwira ati ni karibu. Naho rero papa Natali ahita amubwira ati ngenda ngiye ku kazi, ubwo nyine ngiye kumubasigira. Naho rero Natali arabanza agatunganya nyine papa we, akamutunganya ishati ndetse n'ikoti, akamubwira ati papa, hanyuma rero uzi kwiyitaho, ntuze gukora cyane ngo wibagirwe kurya, ikindi kandi nyine ujye ukora unaruhuke, kandi nanone nyine ntuze kunkumbura. Naho papa we ati ndagerageza rwose mama wanjye. Abamwita nyine mama we kubera ukuntu uyu mwana aba amuha amategeko ukagira ngo neza neza byo ni mama we. Basezeranaho rero maze nyine Natali akinjira mu nzu, bamuha karibu muri salo, maze tante wa Mayeva agahamagara Mayeva ati ngwino hano muri salo. Mayeva agitunguka ati uyu se kandi we arakora iki hano? Naho rero tante we ati ariko se ni uko wakira umushyitsi wawe? Undi mwana yitanze maze aza hano, none nawe nta no kumwakira? Mayeva rero ahita abwira tante we ati ariko njyewe rwose nta bufasha nkeneye, sinzi impamvu ahubwo mbibabwira ntimubyumve, ntabwo nkeneye rwose. Tante we rero ahita amureba ikijisho maze agahita amubwira ati umva Mayeva, reka rwose iyo mikino yawe njyewe urabizi ntabwo bajya bayinkinaho, genda uzane ibitabo uze wicarane n'undi mwana mwigane, murigana byanze bikunze, uko uri bubigenze sinkuzi ariko mugomba kwigana. Tante rero wa Mayeva arahindukira maze akabwira Natali ati hangane mukobwa mwiza, ihanganire rwose ibiri kuba. Mayeva rero nyine aragenda akazana ibitabo kuko nta yandi mahitamo aba afite. Naho tante wabo rero ahita amubwira ati reka mbazanire n'utubiswi maze mube murya, maze musigare muri salo nyine mwiga. Basigara rero muri salo maze Natali agahita ahaguruka akagenda nyine akegera Mayeva n'ikayi agatangira kumusobanurira. Naho rero Mayeva atumva winyicara iruhande, iyi salo ni nini cyane nta mpamvu zo kumbyiga. Naho Natali ahita yongera agahaguruka akajya mu yindi ntebe. Natali rero atangira nyine kumusobanurira, ariko mu by'ukuri Mayeva rwose ntabwo aba akeneye kubyumva, aba yibereye muri telefone ari kujya yirebera, ubona rwose wagira ngo ibyo kwiga ntabwo bimureba. Natali rero arihangana agakomeza akamwigisha nyine atabyitayeho, yanamusuzuguye cyane. Ku mugoroba rero Natali arataha, papa we rero amusanga mu cyumba akamubaza ati none se byagenze bite kwa mushiki wawe, nyine wabashije kumufasha? Naho Natali ati byagenze neza cyane rwose nta kibazo. Papa ati none se urumva uzongera gusubirayo? Natali ati cyane rwose, ndashaka kuzajya njya kumufasha buri munsi kuzageza ibizami birangiye. Naho papa we atari ku mwana wanjye, niba rwose ubona hari icyo bigutwaye ubimbwire, kubera ko sinifuza ko byabangamira imyigire yawe. Natali ati oya rwose nta kibazo. Papa ati rero niba rwose ubufasha ntacyo bigutwaye mufashe, ni iby'umumaro rwose, kandi mwana wanjye mpora ngushimira ko rwose uri umukobwa mwiza witonda kandi ushobora kwitangira abandi bibaye ngombwa. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Mayeva na mama we baba bagiye nyine, mama we agiye ku kazi ariko agiye kubanza gutwara Mayeva ku ishuri. Bakigera ku muhanda bahita basanga Natali ahagaze, papa we ataramugeraho nyine ngo amutware. Mama wa Mayeva rero ahita asuhuza Natali ati Natali waramutse neza? Natali rero nawe akamusuhuza, maze mama Mayeva akamubaza ati none se uracyari hano, ntabwo urajya ku ishuri? Natali ati papa wanjye ntabwo araza. Mama rero wa Mayeva ahita abwira Natali ati nta kibazo rero wajyana natwe, ariko reka mbanze mfate telefone mbanze mpamagare papa wawe maze numve nyine. Aramuhamagara maze papa wa Natali akamubwira ati ni ukuri nakererewe natinze cyane, mumfashije rwose mwamunjyanira mwaba mukoze. Mama rero wa Mayeva ahita abwira Natali ati ngwino tujyane mu modoka. Gusa nyine baba bagenda mu modoka batavugana na Mayeva, uba ubona Mayeva arakariye uyu mukobwa kandi cyane. Saa sita rero mu gutaha, papa wa Natali asaba mama Mayeva ko yamumutahanira maze akaza kuza kumufata nyine ku mugoroba. Aramutahana rero maze bakajya gusangira ibya saa sita. Baba bari ku meza maze Natali akabwira mama Mayeva
ati aya mafunguro nayakunze cyane yandyoheye, none se tante birashoboka ko bazanyigisha kuyategura? Naho mama Mayeva ati cyane rwose mukobwa mwiza, wowe wumva ushaka kumenya guteka se? Naho Natali ati cyane rwose, urabizi ukuntu natungura papa wanjye maze nkazamutekera amafunguro ameze gutya? Mama rero Mayeva ahita yishima cyane ati ni ukuri uri umukobwa mwiza, nzabikwigisha rwose ntugire ikibazo. Naho rero Mayeva ahita abwira mama we ngo hoya mama, ubwo se kumva wabona akanya nanjye uba wamburiye umwanya, uzinduka ujya ku kazi, uba ufite akazi kenshi, urumva ko nyine utabona umwanya wo kumwigisha guteka? Naho mama Mayeva atari se Mayeva, wagiye ureka koko, kubera iki ibintu byose ubikomeza? Nzabimwigisha guteka, nzashaka umwanya maze mbimwigishe. Bamara rero gufata amafunguro maze Natali akabwira Mayeva ko bajya nyine kuba bari kwiga. Mayeva rero ahita amuca amazi maze agahita yigira mu cyumba akigira muri telefone, naho Natali akaguma muri salo ari kwiga. Mama wa Mayeva rero amusanga mu cyumba agasanga rwose yibereye kuri telefone, atari se Mayeva, kubera iki utari kwigana n'undi mwana? Naho Mayeva aterega mama, ndananiwe rwose, ndumva ninaniriwe. Mama tukaba utananiwe gukora muri telefone no kuyirebamo, ukaba unaniwe kwiga? Ahita yimwambura ati ntabwo uzongera kubona telefone uretse ibizami birangiye. Mayeva ati ariko mama, ubwo se ibyo bintu wabinkora? Telefone papa wanjye yanyihereye kuri anniversaire koko wayinyambuka? Naho mama ati cyane rwose nayikwatse, fata ibitabo vuba maze ujye kwiga. Mayeva rero n'umujinya mwinshi ajya muri salo agahita abwira Natali ati ariko se ubundi wowe watashye koko? Urabona utari kunteranya na mama wanjye? Ntabwo rwose ukenewe hano, nta kintu na kimwe uri kuhakora, rero ibyiza rwose ni uko wakwitahira. Naho rero Natali ahita amubwira ati ariko se koko kubera icyo unyanga kandi nta kintu na kimwe nigeze ngukorera? Kubera iki tutakumvikana maze nkagufasha kwiga ukazaba rwose umuhanga mu ishuri ukazagira amanota meza? Naho Mayeva atumva nta bufasha bwawe bwose nkeneye. Ku mugoroba rero baherekeje nyine Natali, papa we abaje kumutwara, abashimira rero ko bamusigaraniye nyine Natali. Naho mama wa Mayeva akabwira Natali ati ahubwo ubutaha uzaze nyine uzanye imyenda yo kurarana ubundi urare. Naho rero papa Natali yitegereza Natali ati Natali, urabishaka se kuzaza maze ukarara? Natali abitekerezaho gatoya maze agahita avuga ati yego nta kibazo, ubutaha nzazana imyenda yo kurarana. Barataha rero maze bagera mu rugo, papa wa Natali akabaza Natali ati ariko se mwana wa, ko rwose nabonaga ko wagira ngo ntabwo ubyishimiye kuzajya kurara muri ruriya rugo, kubera iki wabyemeye? Naho rero Natali atereka papa, ni ukuri mama wa Mayeva ni umuntu mwiza cyane, urabona ukuntu aba yabinsabanye umutima mwiza, aba yabinsabanye ikinyabupfura kandi rwose atuje, rero mba numva ntamubwira hoya. Naho rero papa wa Natali ati ariko mwana wanjye, ntabwo rwose guhakana igihe biri ngombwa cyangwa ibintu utabishaka byatuma uba umukobwa mubi. Humura uri umwana mwiza cyane ndabizi. Igihe rero hari ikintu udashaka kandi ubona cyakubangamira, jya uvuga hoya, nta kibazo, nta mpamvu yo kwemera ibintu kandi bikubangamiye. Naho Natali ati papa, nta kibazo rwose wihangayika, nabimwemereye kandi nzabikora, nzagenda ndare nta kibazo. Papa ati niba rero ntacyo bigutwaye, ubwo nta kibazo rwose uzabikore. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo n'ubundi baba bagiye ku ishuri, maze mama Mayeva akabwira papa Natali ati none se wamuzanye tukamukujyanira maze ntitwirirwe tugenda twese ko n'ubundi tugiye ahantu hamwe? Naho rero papa Natali areba Natali, maze Natali akamucira nyine isiri amubwira ati oya ntubyemere. Papa rero Natali ahita abwira mama Mayeva ati hoya ntabwo byashoboka, kubera ko nyine tugiye kunyura kuri supermarket maze mugurire utuntu ari bufate, kubera ko tuvuye mu rugo nta kintu yafashe. Ba Mayeva rero baragenda, maze Natali agahita abaza papa we ati none se kubera iki nyine uhise nawe ubyemera maze ugahakana? Naho rero papa we ati nyine nakurebaga mu maso rega, buriya rwose byari biri kunyereka yuko udashaka kujyayo, ubwo rero ntabwo rwose natuma ujyana nabo nyine kandi ntabyo ushaka. Papa rero Natali ahita amubaza ati ariko se kubera iki ubundi byanze nyine kujyana nabo?
naho Natali ati rega nyine ntabwo rwose mba nshaka kujyana na Mayeva kubera ko yambwiye ko atanshaka iruhande rwe, nibyo ndi gukora rero ndi kugerageza kumugendera kure. Papa we ati ariko uriya mwana ashobora kuba rwose yarahuye n'ibibazo byo kuba barimutse bakava aho babaga bari bamenyereye, ndakeka gusa bizagenda biza akabimenyera, ikindi kandi mba mbona rwose wabimufashamo. Naho Natali ati reka papa ntabwo mbyanze, ariko Mayeva nyine si umwana mwiza rwose, ntabwo aba ashaka ko hari ubufasha na bumwe namuha. Papa we ahita amubaza ati none se ko ndeba rwose wagira ngo ntabwo mwumvikana habe na bukeya, bya bindi byo kurarayo biraza kugenda bite? Natali ahita amubwira ati nabyemereye mama we kandi byanze bikunze ngomba kubikora. Ku mugoroba rero Mayeva nyine aba yiryamiye mu cyumba cye, mama we araza kumubwira ati byuka maze nyine mbanze mpategure, arahasasa neza akahategura, maze Mayeva agahita yongera akigira ku buriri. Aho rero mama we ajya gutegura nyine amafunguro, agategura ibyo kurya bigiye bitandukanye. Natali rero nawe aritegura, maze papa we nyine akamuzana. Baraza rero bagera nyine kwa ba Mayeva, papa wa Natali akabwira mama Mayeva ati ndamuzanye rero, ubwo nyine ndamubashinze, gusa nyine ntabwo ajya arya ubunyobwa kuko agira allergie ku bunyobwa. Mama Mayeva ati ndabyitaho rwose ntabwo ndi butegure. Papa rero Natali ajya kugenda, maze Natali agahita amubwira ati papa ndakwinginze rwose nutaha ukagera mu rugo uhita ujya mu buriri, ntugire ahandi hantu uhitira, ntujye mu kazi kugira ngo rwose utisiteresa, ikindi kandi uze kwibuka kuzimya nyine klimatizeri kubera ko ubushize urabyibuka ukuntu wibagiwe kuyizimya maze ukarwara gripe, cyagiye rwose byarambangamiye urabizi nyine bintera stress. Ubwo rero uyu munsi nyine wimenye wiyiteho. Naho rero papa we ahita aseka maze akamuhabiza mu gahanga ati yego mama nabyumvise rwose, kubera ukuntu nyine uyu mwana aba akunda kumuha nyine amategeko rwose nk'aho ari mama we neza, nawe aba amubwira ati yego rwose mama wanjye ibintu byose nabyumvise. Mama Mayeva rero we aba nyine yumiwe ukuntu uyu mwana na papa we baba babanye neza cyane rwose, bumvikana ibintu byose. Papa rero Natali aragenda, maze mama Mayeva nyine agaha karibu Natali. Baraza rero bagafata amafunguro, maze bamara gufata amafunguro bakajya kuryama. Mu gihe cyo kuryama rero abajyana nyine mu cyumba kimwe kugira ngo bararane. Abwira Mayeva ati ndakwinginze kuri iyi nshuro noneho rwose witware neza. Naho Mayeva ati yego. Bapfa kugera mu buriri gusa, Mayeva rero ahita akatira akantu gatoya Natali akamubwira ati aho ngaho niho uri buryame, uramenye rwose ntuze kumbangamira, ntabwo nkunda umuntu umbangamira. Bararyama rero batavugana rwose, ubona nyine Mayeva atanezerewe kuba Natali yaraye hano. Maze byaza kugera mu masaha y'ijoro bajya bakumva Mayeva avugije induru. Bayoberwa rero ikibaye, maze tante wa Mayeva ndetse na mama we bagahita biruka bajya mu cyumba cyabo. Baba bakigerayo rero Mayeva agahita ababwira ati mama nararanye isaha yanjye none ndayibuze, byanze bikunze rero Natali yayifashe. Naho rero mama Mayeva n'ubwoba bwinshi ati Mayeva mbabara wowe ukabyara we, mbabara ntukavuge ibyo bintu, ntugashinje umuntu ibintu nk'ibyo, icyo kintu kiba ari ikintu gikomeye, ntukagishinje umuntu, ntabwo ari byiza. Naho rero Natali nawe aba atangiye kugira ubwoba, agatangira akisaka akareba ahantu hose ati ni ukuri ntabwo rwose nayifashe. Mama Mayeva ati mwana wanjye humura wigira stress rwose ndabizi ko utayifashe. Ati Mayeva yishaka ahantu wayishyize kandi urayibona. Naho Mayeva ati ntabwo nayibona niyo nayishaka iminsi 3 kubera ko ndabizi nari nyifite rwose ku kaboko. Uyu rero niwe wenyine twari turi kumwe muri kino cyumba, ubwo nyine niwe wayitwaye. Ibintu rero birakomera, Mayeva agakomeza gushinja Natali ko yamutwariye isaha, ngo isaha kandi aba yarayihawe na papa we nyine kuri anniversaire nka kado. Natali rero ibintu biramurenga, maze agahita abwira mama Mayeva ati ndashaka guhamagara papa wanjye. Naho rero mama Mayeva ati nukuri burije cyane, ihangane tuzamuhamagara ejo. Natali ati oya ntabwo byashoboka, ndashaka kuva hano byanze bikunze, mpa telefone mpamagare papa wanjye. Bamuha telefone rero agahamagara papa we, maze akamubwira yuko Mayeva yamushinje kuba yamwibye isaha. Papa rero wa Natali
aza yababaye cyane, akiza rero ahita afata umwana we uba uri no kurira amarira menshi cyane, ati cyakoze ni ukuri murampemukiye rwose, umwana wanjye yarezwe neza, ntabwo rwose yakwiba, ariko birambabaje kuba umunsi namubahaye kugira ngo aze kurara iwanyu ari nabwo mubashije kumushinja ubujura. Mama rero Mayeva we rwose aba ari kwiyegisikiza, ariko nta kintu biba biri gutanga kuko papa wa Nathalie aba yababaye cyane na Nathalie nawe ari kurira. Barataha rero Nathalie akagenda agakomeza kurira, akajya abwira papa we ati ni ukuri isaha ntayo nafashe papa, nizere ko rwose wowe unyizeye. Naho papa we ati mwana wanjye ndakwizeye kandi ndakuzi bihagije, ntayo wafashe rwose ndabizi, gusa nyine ihangane. Naho rero papa we agakomeza kumubaza ati none se ubundi Nathalie byagenze gute kugira ngo bagushinje iyo saha? Naho rero Nathalie ati nyine Mayeva yavuze ko yayiraranye ngo none yayiburiye mu buriri. Papa we rero biramubabaza, gusa nyine akomeza kugerageza guturisha uyu mwana. Mama rero wa Mayeva we agahinda karamwica, aba ari kumwe na tante wa Mayeva nyine. Mama wa Mayeva aba abizi neza yuko iyi saha rwose uyu mwana atayibye, kuko aba abibona ko ari umwana warezwe ufite ikinyabupfura kandi utakora ibyo bintu. Aba yibaza rero ukuntu byagenze bikamuyobera, akomeza ari kugenda azenguruka inzu ibintu byamucanze, maze agatima kagakubita yuko Mayeva iyi saha ashobora kuba yayihisha ahantu. Ahita yiruka agasubira mu cyumba cye, tante wenyine nawe akamwiruka inyuma. Aragenda rero mama Mayeva agatangira gukuraho amashuka, ibikuvurori, ibintu byose akabikuraho. Mayeva ati ariko se mama urashaka iki koko? Nari nyifite ku kaboko, wikwirirwa uyishaka rwose nta handi hantu iri. Mama we rero ahita ajya mu kabati, ibintu byose agatangira kubimanura, imyenda, amasakoshi, ibintu byose. Ajya kubona akabona koko ya saha yari iri mu kabati k'imyenda ka Mayeva. Mama we akiyibona arayizana ayifashe yabuze ijambo na rimwe avuga, maze akayishyira imbere ya Mayeva. Mayeva rero ahita atangira kuvuga ati rwose si njyewe mama, ntabwo nzi umuntu wayishyizemo, sinzi uko byagenze, ntabwo ari njye. Naho mama Mayeva uba ubonye neza ko rwose umwana we yamukojeje isoni, agahinda karamwica maze akicara hasi akigaragura, atangira kurira amarira menshi cyane. Ati ariko se umwana aragucumuyeho iki kugira ngo umpe igihano cy'umwana nk'uyu nguyu? Uyu mwana nta kintu na kimwe ntamukoreye, ntabwo ntagize, ariko ikintu cyonyine anyitura ni ukunsebya n'inabi. Ibi bintu ndabirambiwe. Kubera ukuntu rero afite umujinya mwinshi, ahita atangira kumanura imyenda mu kabati ashyira muri varize. Atumva nkubwire, nta nubwo ndindira ko bucya, ngiye guhamagara papa wawe maze rwose aza gutware, genda mubane, n'ubundi ugakomeza kuvuga ko wifuza ko mubana, wikomeza kuntesha umutwe, wikomeza kunsaza. Njye ntabwo nigeze nsaza mama wanjye, sinumva impamvu wowe wansaza, uri umwana mubi cyane, mbese simbizi, sinzi ukuntu nabikubwira, gusa bingeze ahantu kumva kubyihanganira ntakibibashije. Mbabarira umbwire nk'ukuntu nzongera kurebana na papa wa Nathalie. Tekereza kugira ngo wifate ushinje umwana, shitani kurimo, ngomba rwose kwirukana uko byagenda kose, kuko ni ukuri ntabwo uri muzima, ufite abadayimoni wa mwana we, ufite umutima mubi ntazi ahantu wakuye. Aba yarakaye cyane rero, ibintu byose byamurenze. Asohoka muri iki cyumba rero n'ubundi agenda arira cyane rwose, byamuyobeye, yayobeye ikintu cyo gukora. Aragenda akajya muri salo agakomeza kurira. Mukuru we rero agerageza kumuhendahenda, ariko ni ukuri ntabwo aba abyumva ukuntu umwana yibyariye akamwirerera ari we wamukorera ibi bintu byose. Mayeva rero nawe rwose abona ko ibintu byakaze, maze akaza agahita apfukama imbere ya mama we ati mama ndakwinginze, mama mbabarira, noneho rwose numvise ikosa nakoze, ntabwo rwose nifuzaga kukubona urira amarira nk'ayo uri kurira, ndakwinginze mbabarira, umbabarire irya none, sinzongera kuba umwana mubi habe na rimwe, sinzongera gukora ikintu cyose udashaka, sinzongera guhemukira abandi bana, ndakwinginze ni ukuri mama mbabarira. Mayeva rero akomeza kugendesha amavi, maze akegera mama we akamuhobera, akamubwira ati mama ndakwinginze mbabarira, mbabarira irya none, sinzongera rwose gukora ikintu na kimwe udashaka. Mama we rero nyine n'impuhwe za kibyeyi areba umwana bamusabye imbabazi, maze nawe agahita amuhobera ati ni ukuri mwana wanjye, si wowe nareze, sinigeze nkurera gutyo, ntabwo rwose numva ahantu ukura umutima mubi, ikindi kandi
uriya mwana w'umukobwa Nathalie nta kintu kibi na kimwe yigeze agukorera uretse kuba agushakaho ubucuti, ashaka kugufasha, ntabwo rwose yigeze akwifuriza inabi, sinumva impamvu wowe ibintu byose umukorera ari bibi gusa. Mayiva ati ndakwinginze mama, mbabarira rwose kuri iyi nshuro, ndetse tunagenda maze njya kumusaba imbabazi, kubera ko ntabwo nzongera kuba umwana mubi ukundi, ntabwo uzongera kwicuza kuba warambyaye. Mama we rero aramubabarira, maze nyine bakemeranya ko bagomba guhita bajya iwabo wa Nathalie kugira ngo bajye nyine gusaba imbabazi. Baragenda rero bakigerayo bagakomanga, maze papa wa Nathalie agahita afungura, ahita asanga rero ari Mayiva ndetse na mama we, ahita amubaza ati none se ni iki kandi mwibagiwe, mwansebereje umwana, mwamubabaje? Naho mama wa Mayiva ati ndabinginze mumbabarire rwose, ni ikosa ryabaye, habayemo kwibeshya, ariko mumbabarire. Naho rero Mayiva ahita anyura kuri mama we, maze agahita agenda agapfukama hasi akabwira papa Nathalie ati ndakwinginze mbabarira rwose unyumve, ni umutima mubi nari mfite ariko sinzongera ukundi. Arahindukira rero akareba Nathalie ati Nathalie ndakwinginze mbabarira, ibintu nagukoreye ndabizi ko nakubabaje, ariko nta wundi muntu n'umwe nzongera kubabaza ukundi, kandi sinzongera gukora ibintu nka biriya. Nathalie rero umukobwa w'umwana mwiza cyane ahita ahindukira maze akareba Mayiva ati nta kibazo rwose, njyewe ndakubabariye, ariko nyine ntuzongere kubikora ukundi, ntuzongere no kugira undi muntu ubikorera. Mayiva rero ahita ahaguruka maze akagenda agasuhuza nyine Nathalie ati none se niba umbabariye noneho twaba inshuti? Nathalie ati wabitekerejeho neza se? Mayiva ati cyane rwose nabitekerejeho. Naho rero Nathalie ati kugira ngo tube inshuti rero kondisiyo ni imwe, ni uko nyine tuzajya turebana amafilime ateye ubwoba, tukarebana nyine nka Dinosaur, tukarebana n'izindi filime zigiye ziteye ubwoba. Naho rero Mayiva ahita amubwira ati uzi yuko Dinosaur ariyo filime yanjye nanjye nkunda cyane, nanjye nkunda amafilime ateye ubwoba, ntabwo ushobora kubyumva, tuzajya tuyarebana rwose. Naho rero Nathalie ahita ahobera Mayiva maze agahita amubwira ati ngwino ahubwo ubu nyine tubaye inshuti, ubona njye kukwereka amafilime yose mfite maze tuzahere ku murongo tuyareba. Bahita rero bagenda bakajya mu cyumba cya Nathalie, aba bana nyine noneho baba babaye inshuti rwose mu buryo bugaragara. Naho rero papa wa Nathalie na mama wa Mayiva nabo basigara baganira ati ariko rwose abana ni abantu beza, bagira umutima mwiza cyane, ariko nyine aba bacu bo bamaze gukura. Ni ukuvuga ko rero bagomba kumenya ko nyine iyo ukoze ikibi ugisanga imbere, wakora icyiza nacyo ukagisanga imbere. Bagomba kumenya ko ikintu cyose umuntu akoze mu buzima kigira ingaruka uko byagenda kose. Naho rero mama wa Mayiva abwira papa wa Nathalie ati ariko ni ukuri ndagushimiye rwose, uri umubyeyi mwiza, wareze neza cyane umukobwa wawe, imyitwarire ye igaragara ko uri umubyeyi mwiza cyane. Papa wa Nathalie ati ntakubeshye ntabwo byari byoroshye, mama we akimara kwitaba Imana nari mpangayitse, ntabwo nari nzi ko rwose nzabishobora, ariko mu by'ukuri umwana wanjye yaranyorohereje kuko nawe ni umwana mwiza cyane, yanyorohereje rero kumurera. Naho rero mama Mayiva ahita atangira kubwira papa wa Nathalie ati njyewe rero ntakubeshye rwose ntabwo namenya ahantu ibintu byapfiriye, gusa ahari mbona ntarabaye umubyeyi mwiza, kubera yuko tukimara gukora divorce njye na papa wa Mayiva natangiye nyine kujya mbembereza Mayiva ikintu cyose ashatse gukora nkamureka kugira ngo nyine bitamwafekita kuba naratandukanye na papa we, ariko ahari naje gusanga ari amakosa akomeye nakoze, kuko byatumye nyine agenda yitwara nabi kandi yumva ko nyine ikintu cyose akeneye agomba kukibona. Naho rero papa wa Nathalie ati hoya ntabwo wigeze witwara nabi habe na gatoya, kubera ko burya ababyeyi iyo bakoze divorce mu by'ukuri bigira ingaruka ku mwana kurusha uko bizigira ku babyeyi, kandi nanone gutandukana kw'ababyeyi bigira rwose ikintu byangiza ku mitekerereze y'umwana. Biriya bintu rero byose byabaye kuri Mayiva ni ukubera nyine gutandukana kwanyu. Umwana ntabwo rwose aba yumva abisobanukiwe ukuntu mama we agiye kuba iyo ngiyo na papa we akaba iyo, kandi nyamara abo babyeyi babiri yari abakeneye.
biriya rero rwose ni ingaruka nyine za divorce, ni uko umuntu ataba ashobora gukomeza kubana n'umuntu igihe batumvikana, ariko rwose ntabwo nyine biba ari byiza kubana igihe mutandukanye. Naho rero mama Mayeva ati nta yandi mahitamo namwe nari mfite, kubera ko papa Mayeva yarankubitaga cyane, nabonaga ahari azananyica. Papa wa Nathalie ahita amubwira ati ihangane, ni ukuri ihangane rwose, birumvikana ko ari ibintu bikomeye. Mu kuvuga ibyo rero Mayeva aba yaje, maze yagera kuri esikariye ari kuza basanga muri salo, agahita yumva bari kuri ibyo biganiro nyine. Yumva rero ukuntu papa we nyine yakubitaga mama we, ni ibintu atari yarigeze amenya habe na gatoya. Ibi bintu biramubabaza, maze agahita agenda gahoro agasubira mu cyumba. Aka kanya noneho aba amenya ukuntu mama we yarwanye intambara nyinshi, ndetse rwose ari nayo mpamvu mama we yagumaga nyine ashaka yuko babana, kuko yari azi ko nyine papa we atari umuntu mwiza, ariko ntabwo yigeze akenera kubibwira umwana. Yakomezaga kubwira umwana ati niba papa wawe ubona ari intwari yawe kandi ukabona ari mwiza kuri wowe, uzaharanire ko bitazigera bihinduka. Papa wawe nyine azaguma ari papa wawe kandi aragukunda. Nta na rimwe mama Mayeva yigeze ashaka yuko uyu mwana rwose yamenya ko papa we atari umuntu mwiza. Buri gihe yamwumvishaga ko ari intwari kandi ari umuntu mwiza nyine. Bakomeza kuganira rero kubera ukuntu mama Mayeva nyine aba yagize emosiyo z'ibintu aba ari kuvuga, atangira kurira. Naho rero papa Nathalie aramwihanganisha, maze akamwegera akamufata akamuryamisha mu gituza, agakomeza kumukomanga mu mugongo ati ni ukuri komera, ndabyumva ntibyoroshye habe na gatoya, ibintu wanyuzemo biragoye rwose, ariko nawe wabaye umugore w'intwari, kubera ko urabona ko warize umwana wawe kandi uramukujije. Ubwo rero ni ukuri komera. Uyu munsi rero mama Mayeva abwira papa Nathalie ati hanyuma rero ndifuza yuko rwose ubutaha mwazaza mu rugo maze nkateka tugasangira. Papa wa Nathalie rero arabimwemerera. Umunsi rero uragira, maze mama Mayeva agateka agategura, Nathalie na papa we bakaza, baraza rero bagasangira amafunguro, maze papa wa Nathalie akabwira mama Mayeva ati wakoze cyane kudutumira, wadutekeye neza rwose ibyo kurya dukunda. Naho rero mama Mayeva ati ibyo Nathalie akunda nari maze kubimenya rwose. Papa wa Nathalie ati cyane nabibonye kandi wabikoze neza, mwakoze cyane. Naho rero Nathalie na Mayeva nabo rwose baba bari kuganira ibintu byose, bari kubitunganya, bari koza ibyombo, noneho barabaye inshuti rwose z'akadasohoka, basigaye bari inshuti cyane. Uyu munsi rero Nathalie na papa we batashye, bagera mu rugo maze bakicara bari kuganira. Naho papa wa Nathalie abaza Nathalie ati nese Nathalie, uba nyine ubona gute mama wa Mayeva? Nathalie ati mbona ari umwana mwiza cyane. Ati ariko mama, ati ariko papa, uzi ukuntu mba mbona ari na mwiza, ese nawe ujya ubibona ko ari mwiza? Papa we rero ahita aseka ati none se ubwiza uburebera? Naho Nathalie ati nyine yenda ntabwo ari ibintu byinshi ndeba, ariko ni umwana mwiza, ni umwana mwiza cyane, afite umutima mwiza, noneho ni na mwiza ku isura, njye ubona ukuntu ari mwiza. Naho papa we rero araseka. Nathalie ahita amubaza ati none se papa, uba ubona nyine mwasohokana? Naho papa we ahita amufata ibiganza ati rero rwose mwana wanjye uracyari umwana, yego nibyo, ariko urabizi nyine wambwiye yuko umunsi nzabona umuntu umutima wanjye wishimira, kandi nyine nkabona ari umuntu mwiza, nta kibazo nzagusaba uruhushya maze ngasohokana nawe. Nathalie ahita amubaza ati none se papa, urumva nyine wifuza gusohokana na mama Mayeva? Naho rero papa wa Nathalie ati uramutse ubinyemereye rwose byaba ari byiza cyane, kubera ko mba numva rwose yaranyuze umutima, mba mbona ari we nari nkeneye kugira ngo nyine mve mu bwigunge mazemo igihe. Nathalie ati urabizi nyine papa, simba numva rwose hari umuntu twagusangira, mba nifuza ko waba wanjye njyenyine, ariko nanone ibyishimo byawe ni nk'aho ari itegeko kuri njyewe, ikintu cyose cyagushimisha ntabwo nakubuza kugikora rwose, niba ubona nyine byashoboka nta kibazo uzabikore.
naho rero Natali ahita akomeza abwira papa we ati ahubwo se papa kubera icyo uri gutinda, wazamubwiye se ko umukunda maze ukanamubwira ko nyine ushaka kuzamwambika impeta. Papa we rero ahita aseka maze agahita amubwira ati reka nta nubwo nzi igisubizo yampa kubera ko ntabwo turabivuganaho, nshobora no kumubwira nyine ibyo ntekereza ariko we nyine ntabifate nk'uko nabitekerezaga. Naho Natali ati hoya rwose papa nawe uvuga ibyo bintu, ubwo se ujya ubona ukuntu uri bogari, nta muntu n'umwe wakwanga, nta mukobwa cyangwa umugore watereta ngo akwange rwose, maze yaba agize amahirwe ujya ubibona se ukuntu uri mwiza, uri n'umwana mwiza ufite umutima mwiza. Papa we rero araseka maze agahita amubwira ati ubundi wowe mukobwa wanjye, ubundi niwe ujya unsubizamo imbaraga rwose, ni wowe utuma nkora ibintu byose natekerezaga ko ntabigushobora. Ku rundi ruhande rero na Mayeva aba ari kubaza mama we ati ariko se mama ko mba mbona nyine papa Natali akureba neza cyane, mugiye kuzakora ubukwe? Naho rero mama we ahita ahindukira ati dukora ubukwe se ahubwo turakundana? Naho Mayeva ati nyamara mama ngewe rwose narabyiboneye ukuntu aba ari kukureba, nabonye ngewe papa wa Natali agukunda. Mama Mayeva ati rero njye rwose ntabyo arambwira. Naho rero Mayeva ati none se abikubwiye wareka mukabana? Naho rero mama Mayeva ati ariko se Mayeva wimbaza ibyo bibazo byose kubera ko nyine ntabyo ambwiye, nabwo igisubizo gute se iki kibazo batarambaza? Mayeva ahita amubwira ati gusa nyine mba mbona ni ukuri ari umwana mwiza cyane, mba mbona nyine yitonda. Noneho aho namenyeye nyine ko papa wanjye atari umwana mwiza kuri wowe. Naho rero mama Mayeva ati umenya ko papa wawe atari umwana mwiza wabibwiwe n'iki? Mayeva ati nyine narabumvise muri kuganira uvuga yuko papa wanjye yajyaga gukubita. Mama Mayeva ati ni ukuri ibyo bintu sinifuzaga rwose ko wabyumva, kubera yuko ntabwo nigeze nshaka yuko wamenya ko papa wawe hari ikintu yigeze akora kitari cyiza. Gusa nyine ntibihindure rwose uko wafataga papa wawe. Papa wawe ni papa wawe, kandi niba ari mwiza kuri wowe ugomba rwose kubimwubahira kandi ugakomeza ugaharanira yuko umubano mufitanye nta cyazawuhindura. Mayeva rero ahita ahobera mama we maze akamubwira ati umbabarire rwose mama ku bintu byose natumye unyuramo, umbabarire kandi kuba narakubabaje maze simenye ibibazo byose wari ufite. Naho mama we ati mwana wanjye nta kosa na rimwe wakoze, ikosa ni iryanjye, ni njye natumye ahubwo unyura muri ibi byose byo kuba ababyeyi bawe batabana. Baba bakiri kuvuga ibi rero maze papa wa Natali akabafashe telefone ahita ahamagara mama Mayeva maze akamusuhuza. Arabanza rero akabura ikintu amubwira nyine. Mama Mayeva ati mbwira nta kibazo, mbwira rwose. Naho papa wa Natali ati rero nifuzaga kugusaba ko twazasohokana maze tukajya gusangira nyine turi twenyine, tukaba twaganira noneho birenzeho. Mama Mayeva ati nta kibazo rwose, nta kibazo, umbwire umunsi n'isaha tuzahura maze tuganire. Papa Natali rero abwira Natali ko nyine mama Mayeva yemeye ko bazasohokana. Natali rero ahita atangira nyine gutegurira papa we ibintu azambara. Uyu munsi rero uragera maze Natali akabwira papa we ko agomba nyine kugura indabo agomba gushyira mama Mayeva. Arazigura rero maze nyine akambara neza akajya abaza Natali ati uri kumbona ute se? Naho Natali ati urakeye, uri mwiza cyane, ntabwo rwose ashobora kukubwira hoya. Aramuherekeza rero maze nyine bakajya iwabo wa Mayeva, kuko Natali niba agomba gusigara nyine agasigarana na Mayeva bari kuganira. Naho rero papa na mama wabo bagasohokana nyine birumvikana. Bakigera rero bicara muri salo maze nyine papa Natali akajya amubaza ati none se urabona ameze nte? Undi nawe ati ariko se papa sinakubwiye ko nyine umeze neza nta kibazo? Ubona nyine papa Natali afite stress. Natali rero ahita abona mama Mayeva aje maze agahita akandagira papa we ko kumubwira ati nyine yaje. Papa we arahindukira akareba inyuma maze agahita abona ko nyine mama Mayeva yaje, ahita ahaguruka maze nyine akamusuhuza ariko akaba aretse kumuha za ndabo. Naho rero Natali ahita amubwira
ati reka ngende njye kuba nganira na Mayeva, ajya gutambuka akabanza akarya urwara papa we, ni nko kumubwira nyine ati kudakora ya gahunda twavuganye, kutari kumuha izo ndabo. Papa rero Nathalie ahita abwira mama Mayeva ati urakeye, urasa neza cyane, urasa n'izi ndabo neza neza. Ubwo kandi abivuga ari no kuzimuhereza. Mama Mayeva ati n'izanjye. Papa Nathalie ati cyane rwose. Mama Mayeva rero aramushimira ati urakoze cyane. Bahita rero basohoka baragenda bakajya gusangira, bakaganira, bakagirana umugoroba mwiza rwose. Mu gutaha rero bari mu modoka n'ubundi, Papa Nathalie abwira mama Mayeva ati rero ni ukuri kuva nakubona ibitekerezo byose nari mfite byarahindutse. Natangiye kwitekereza ukundi kuntu, ntabwo najyaga ntekereza ko ahari nzongera gushaka, nta nubwo najyaga ntekereza ko nshobora kuzakunda undi muntu utari umugore wanjye wagiye. Ariko nyine kuva nakubona ibintu rwose byatangiye guhinduka, ndetse nakubeshye nkwiyumvamo rwose. Mba numva nyine nifuza yuko wambera umukunzi, maze nkagusaba nkagukwa, ubundi tugakora ubukwe tukabana. Mba nifuza yuko twabana ibihe byose. Ndabizi rero wowe ushobora kuba utankunda kubera ko hari utaba warigeze ubitekerezaho, ariko ni ukuri naguha igihe rwose maze ukabitekerezaho nawe. Naho rero mama Mayeva aba ari kwitegereza cyane papa Nathalie, aba nawe amaze iminsi rwose atekerezaho, ndetse wa mukuru we aba yaranamubwiye yuko agize amahirwe agakundana n'uyu mugabo yaba agize amahirwe cyane, kubera yuko mama Mayeva yanakundaga uburyo rwose papa Nathalie abanye n'umukobwa we, ukuntu nyine arera uyu mwana w'umukobwa, byaramunyuraga cyane, ndetse akabona ni umupapa mwiza cyane. Aba rero ari kumwitegereza amureba mu maso, maze agahita amubwira ati ni ukuri twese turi abantu bakuru, kandi nta mpamvu zo kugorana, nta n'impamvu zo gutegereza, kubera ko igisubizo ndagifite kano kanya. Ntakubeshye rero nanjye kuva rwose twahura nkareba ukuntu wita ku mukobwa wawe, nkareba nyine ukuntu ugira imico myiza, ntakubeshye nanjye natangiye gutekereza ko ahari urukundo rwa nyarwo rubaho, kandi habaho abagabo b'abana beza. Rero rwose ntakubeshye nanjye mba numva nkwishimiye, kandi ntabwo byangwa nabi rwose kubana nawe. Ubwo rero ntacyo gutekereza gihari, ahubwo rwose ndabyemeye, ndifuza ko rwose twatangira urugendo rw'urukundo rwacu. Barahoberana rero, maze papa Nathalie akabwira mama Mayeva ati ndishimye ni ukuri, ntabwo wabyumva, ndumva mu mutima wanjye hakeye, ndumva rwose hongeye kuzamo umucyo, ntabwo wabyumva ibyishimo mfite. Naho rero mama Mayeva ati nanjye ndanezerewe, kuko rwose kuva namenyana namwe mba numva ibyishimo ari byose, icyo mwanzaniye ni umunezero gusa. Papa Nathalie ati ni ukuri ndagukunda cyane. Naho mama Mayeva ati nanjye ndagukunda cyane. Baba bakivuga ibyo rero, Mayeva na Nathalie baba bari mu nzu bari kuganira. Mayeva abwira Nathalie ati ubyumva ute mama na papa wawe baramutse bakoze ubukwe? Naho Nathalie akabwira Mayeva ati ni ukuri nabikunda cyane, kuko nyine waba ubaye umuvandimwe wanjye, noneho rwose ibyishimo byaba ari byose, nta nubwo nazongera kugira irungu ukundi. Mayeva ati none se kubera iki nyine uba wumva bakora ubukwe? Naho Nathalie ati nuko nyine waba ari umunezero kuri papa wanjye, ikindi kandi nanjye nifuza umumama, kubera ko mama wanjye yaragiye ntazagaruka. Mayeva ati ariko nanjye rwose niko bimeze, papa wanjye nanjye ni nkaho rwose tutazongera kubana ukundi, kubera ko ubu yifitiye undi mugore. Gusa nyine ntabwo rwose mbona ko tuzongera kubana, nanjye rero nkeneye rwose umupapa umba hafi. Gusa nyine nsezeranya ko papa na mama nibamara gukora ubukwe, maze nanjye nawe tukaba abavandimwe, utazigera unsiga ukundi. Naho Nathalie ati ntabwo rwose nzigera ngusiga, nzaba inshuti yawe ndetse mbe n'umuvandimwe wawe wa hafi.
baba rero bumvise imodoka nyine y'ababyeyi babo maze bagahita basohoka biruka. Bagera ku modoka rero bagakomanga ku kirahure maze Mayeva agahita abwira mama we ati mama, rero iri joro nari nateguye ko rwose njya kurarana na Natali. Naho mama we ati gute se wajya kurarayo utigeze unsaba n'uruhushya, ndabona ufite n'agakapu. Mayeva ati rega sinjye jyenyine, nawe nuko kuko ibintu byawe byose nabikuzaniye nyine ibyo ukenera kugira ngo twese tujye kurara nyine iwabo wa Natali. Bararebana rero bagaseka, ubwo ni papa Natali ndetse na mama Mayeva. Naho rero Natali ahita ababwira atumva ndifuza ko rwose tujya gusangira ibya nijoro ubundi tukarebana agafilime, mbese ndumva nshaka ko rwose uyu mugoroba tuza kuba ari ibyishimo gusa, noneho nanjye nkabona n'umwanya wo kwikinira na Mayeva tukanirebanira natwe agafilime tugafatanya no gusoma ibitabo. Mama rero wa Mayeva ahita amubaza ati none se wafunze nta kibazo? Mayeva ati yego nafunze ariko nanabibwiye nyine tante arabizi. Bahita rero babafungurira maze bakinjira, maze bose bagahita nyine bajya kurara iwabo wa Natali. Ibyishimo rero biba ari byose rwose, yaba hagati y'aba bana ndetse no hagati y'ababyeyi babo. Umukuru rero wa mama Mayeva aramuhamagara maze akamubwira ati ndakwinginze ntuziyime ibyishimo kuko biboneka gake mu buzima. Ni ukuri ayo mahirwe rwose yo gukundana n'uwo mugabo ntuzayibuze kubera yuko ni mwiza kuri wowe. Mama rero wa Mayeva araseka dore ko telefone nyine iba iri gusakuza. Papa wa Natali nawe aba ari kubyumva, ava kuri telefone rero maze agahita amuhobera ati ni ukuri ayo mahirwe rwose ntuzayibuze kuko nanjye sinzibuza amahirwe yo kugukunda. Mama rero Mayeva ahita aseka maze ati ni ukuri nanjye ndagukunda. Ba bana rero baba bari kumviriza rwose ibiganiro byabo bahita baza biruka maze bakabahobera bati ni ukuri turabashyigikiye kandi nimukora ubukwe nitwe tuzabambarira. Bose rero bahita bahoberana ibyishimo ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.